mbifurize kugira umwaka mushya muhire wa 2025. Rero njye mugiye kuganira muri aka kanya nkabandi Claudette yambabariye ikaze hano ku muyoboro mugari wa Derio Queen Rwanda. Wowe utarabasha gukanda kuri subscribe musaba kwa wabasha kuyikanda kugira ngo ntuzacikwe n'ibiganiro bitandukanye, inama nyinshi zitandukanye tuzajya tuganirira hano ku muyoboro mugari wa Derio Queen Rwanda. Kandi reka nshimire wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel yacu Derio Queen Rwanda, gushimira kuba waragize igitekerezo cyo kwitanga ugakanda umuyoboro wacu wa Derio Queen Rwanda. Uyu munsi rero reka tuganire ku muco wacu banyarwandakazi. Burya ngo umuco niwo wubakiraho umuntu akaba uwo ari we. Rero uyu munsi tugiye kuganira kuri bimwe mu bikoresho bitandukanye byagiye biranga igihugu cyacu, byagiye biranga umuco wacu w'abanyarwanda, kuba twabimenya twabyigisha abana bacu, twabyigisha urubyiruko rwacu. Ni ukuri ntacyo bitwaye, ni byiza ko twamenya iby'ahandi ariko na wa muco wacu, bya bindi byacu tukaba twabyubakiraho, tukabigira umusingi w'igihugu cyacu muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ku bintu bitandukanye, harimo igikorwa cyo gusekura. Murabizi abakuze tubasha gusekura, twasekuraga ibintu byinshi bitandukanye, twasekuraga ubugari, twasekuraga ubunyobwa, twasekuraga amasaka dushaka gukora igikoma. Nukuri twasekuraga ibintu byinshi, ahubwo abantu nkumbuje bwa bugari bwo mu isekuru busekuye, abantu nkumbuje ya sosi y'ubunyobwa nziza cyane. Nukuri nanjye ndabikumbuye, ariko byaba byiza twongeye tukajya tugira igihe, tukagira umunsi tukicara, yaba ari mu rugo rwacu, yaba twahuye n'imiryango yacu. Abana bacu basigaye bazi ko ubugari bugurwa muri botike cyangwa se bajya kugura kinazi zifunze, ntago bazi uburyo twajyaga tubikora, uburyo twajyaga tubasha gusekura kugira ngo dusekure ubugari. Rero uyu munsi nibyo naje kugira ngo mbereke, tubyigishe abana bacu, tubyigishe urubyiruko rwacu, aho kugira ngo batakaze umwanya bajya mu bidafite akamaro. Twebwe twajya dufata umwanya tukabigisha bya bindi bitandukanye bo kuri ubu batazi ngo byakorwaga gute, byagendaga gute. Rero byaba byiza tugiye dufata umwanya tukabibigisha, tukabibereka, cyaba ari igikorwa cyiza. Kandi kuba twabigisha, kuba twarabikoraga, ntago ari uko tutari tuzi ibigezweho, ntago ari uko twari abakene, ahubwo wari wa muco wacu, bwari bwa bunyarwanda, cyari cya kimenyetso kituranga, kikaba cyatwibutsaga abo turibo. Rero ko uyu munsi turi gukoresha ibindi bitandukanye, ni byiza, ni iterambere. Ntago umuntu agifata umwanya wenda ngo agiye gusekura ubugari nka mbere, ariko kuba twarabikoraga byabaga ari byiza kandi byungaga ubumwe hagati. Ndabyibuka twabaga turi abana, buri wese yabaga azi umunsi agomba gukoreraho cya gikorwa, agomba gusekura ubugari. Ndabyibuka hari ukuntu babaga baguze inyama, uwo munsi twabwiraga umuntu ugiye gusekura ati nuramuka usekuye ubugari bukeya, uyu munsi ufite ibibazo uratuba. Ariko mu by'ukuri wabijyaga nta nubwo warenzaga n'ubundi karite usanzwe urya, ariko ubwo wabaga wumva uri burye karite umva irengeje ukwemera. Rero njya mbikumbura bya bihe, njya mbyibuka, ntabwo byari bibi, ntago bwari ubuturage, ahubwo byari ibintu byiza cyane. N'abana bacu bakwiye kubimenya, nta mpamvu yo kwanga kuba twabibabwira, tubyiyibutse. Ntago dushaka kubibwira abana bacu nimba ari uko twumva ko babifata nk'ibintu byaba bitajyanye n'igihe, nimba ari uko twumva badufata nk'abantu bari bakennye cyangwa baciriritse, ariko nyamara ntago ariko byari bimeze. Tubibigishe, tubibabwire. Ubu kugira ngo uzapfe kubona urugo rufite isekuru ni ikintu kigoye. Abenshi barakoresha amablender, aho byibuze bakigerageza niba abandi bagira agasekuru gatoya gasekuramo ibintu by'ibirungo bitandukanye cyangwa se amatangawizi. Niko kantu kahari nk'isekuru. Ubajije umwana ati isekuru ni iki, azakubwira ko isekuru ari akantu basekuramo ibirungo. Nyamara ntabwo bari bazi ko ari igikorwa kinini, ari ikintu kinini twakoreshaga ibintu bitandukanye. Rero tutinyuke tubyigisha abana bacu, tubibereke, dufata umwanya tubatemberezaho babasha kubibona, tubwiye ati iyi ni isekuru ibintu bitandukanye. Yewe nubona n'umwanya wabona uko wabikoresha, nukuri uzabiha umwanya ubikore
ntacyo bitwaye. Kugosora rero nabyo biri muri bimwe biranga umuco w'Abanyarwanda, kugosora ibintu bitandukanye, kugosora ibishyimbo, amasaka, ibintu byinshi nyine ukeneye ko biyungururwa, ni nko kubiyungurura, mbega no gukura imyanda mu bigenewe gukoreshwa. Nabyo rero cyari igikorwa nta mukobwa w'i Rwanda ubundi wabaga atazi kugosora, nta mukobwa w'i Rwanda wabaga atazi gukora imirimo nk'iyi ngiyi, imirimo ijyanye no kuba wabasha gutunganya ibintu byo mu rugo. N'ubango n'ubundi dufate wa mwanya twebwe babyeyi tubyigishe barumuna bacu, tubyigisha abana bacu bakure bazi bya bikorwa, kuko nibyo bizatuma twubaka umuryango twifuza, bizadufasha kurema ikintu mu bana, bizadufasha kuba twasigasira cya gikorwa, tugakora cya kintu koko twabasha gukora muri ya myaka yahashize. Ubu ubona ko turi kugenda tubita inyuma tubisiga inyuma, ariko ntabwo bikwiye muri rusange ko wa muco wacu tuwusiga inyuma, twumve ko ari ibintu bitari bigendanye n'igihe, twumve ko byari ibintu byakorwaga n'abadafite epfo na ruguru. Oya, ntabwo ariko dukwiye kubifata, ntabwo ariko dukwiye kubyumva mu myumvire yacu. Ikwiye guhinduka tukumva ko ibi bikorwa abana bacu, urubyiruko rwacu nabo bakwiye kuba bazi kubikora, bakwiye kubimenya, bakwiye kumenya inkoko, intara niyo isekura, intara niyo ibasha kugosora ibintu, inkoko isanzwe ntoya niyo gukoresha mu bikorwa bitandukanye, ariko mu by'ukuri mu kugosora ibintu runaka byakoreshwaga n'inkoko twakwita ko ari nini, ariyo yitwa intara. Rero ubona ko hari ibintu bizagenda bitakaza umwimerere, tukagera igihe cyo kuba twabibura mu rurimi rwacu. Nuvuga ngo ushobora kubwira umwana ikintu runaka, igikoresho runaka, bagakura batabizi, iyo generasiyo igakura itazi icyo kintu icyo ari cyo, nyamara atari uko icyo kintu cyari gikwiye kuba kitazwi, ahubwo twebwe bakuru tutaragiye dukomeza gukoresha icyo kintu. Nk'ubu wenda ufashe nka terime ngo gukurungira, ukaba wabibaza umwana mu ishuri y'iki gihe, cyangwa se ukaba wabasha kubibaza abantu runaka, hari bakubwira ko iyo terime atayizi, icyo kintu atakizi mu Kinyarwanda, nyamara ni igikorwa cyakorwaga ko ari ugufata amase bakayahoma hasi, mbega yariyo sima y'abasokuru bacu, basogokuruza, niyo babashaga gukoresha, kitwa ko ari ugukurungira. Nuvuga ngo bibajije umwana w'iyi minsi ukamubwira ati ijambo gukurungira mu Kinyarwanda bisobanuye iki, avuga ati ibyo bintu ntabwo ari Ikinyarwanda, ntabwo mbizi. Nuvuga rero n'ubundi tudakomeje kwibutsa cyangwa ngo dukoreshe ibi bikoresho byacu twakwita ko ari gakondo, tuzageza kuri generasiyo bya bikoresho batabizi, bazi blender, bazi ibintu bitandukanye nyine twita ko bigezweho, ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda muri rusange. Umukobwa no gufata umweyo agakubura, akagira imbuga igasa neza, agatera indabo, mbega ibintu byose bikaba biri ku murongo bimeze neza. Rero hano kuri Dario Queen Rwanda nibyo tuzajya tuganiraho umunsi ku munsi, nibyo tuzajya dukomeza kugenda twibukiranya kugira ngo twubake wa muryango twifuza, ariko tudasize n'umuco wacu inyuma. Rero ninjye Claudette Yambabariye mwari muri kumwe uyu munsi. Imana ikomeze ibarinde. Wowe utarakanda kuri subscribe, nkwibutsa ko ukanzeho ntacyo bitwaye, waba uduteye inkunga itari ntoya na gato. Imana rero ikomeze ibarinde kandi mukomeze kugira intangiriro z'umwaka nziza. Uwiteka abahazi ibyo mwifuza byose. Murakoze.